Reka nongere basuze mwese badukurikiye muri kano kanya Info-GT nkuko bisanzwe ikiganiro ni cya kintu nacyo ni The Connect. Nizere ko aho muherereye mumeze neza cyane kandi mumeze fresh, asaba abasore n'inkumi turi kumwanga tukabasuza twese meze mute. Nizere ko mumeze neza kabisa cyane. Reka rero nshimira abantu bose kabisa bakoze subscribe ku biganiro byacu, kandi nshimire n'abantu batanze comment ku biganiro byacu, twarazibonye kandi ni comment kabisa zidutera ingabo mu bitugu, turabashimiye cyane. Uyu munsi rero tubazana iki? Tubafitiye iki muri kano kanya kabisa? Uyu munsi kabisa tubafitiye insanganyamatsiko nziza cyane ivuga ngo ese koko wa muntu w'inshuti yawe magara, wa muntu ugeze kuba inshuti yawe magara niwe ujyavamo umwanzi wawe wa mbere? Ese koko ibyo bintu nibyo? Ubundi se hanyuma kuki umuntu wari inshuti yawe magara ari we muntu wahinduka umwanzi wawe wa mbere? Topic niyo ngiyo tujye kuganiraho uyu munsi. Nawe wabitekerezaho dukurikiye, ariko wowe utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo ukore subscribe aho ngaho kabisa, nurangiza ukore aho ngaho kantu kakazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu ko tubishyize kuri YouTube. Topic mwayumvise koko ibyo bintu, umuntu wari inshuti yawe magara koko niyo umuntu ujyavamo umwanzi wawe wa mbere ukomeye? Koko ibyo bintu bibaho nibyo? Ibyo bintu nibyo. Kuko mbere na mbere umuntu ukunda niwe unakubabaza. Kuko umuntu udagukunda gute yambabaza? Umuntu ugukunda mu by'ukuri iyo akubabaje, cyangwa se umuntu wowe ukunda iyo akubabaje niho bigukora ku mutima, kuko niwe ufite n'ikibanza kinini mu mutima wawe. Arakoze cyane Tony, aravuze ati bibaho, kandi burya ngo umuntu ugukunda cyane niwe ngo ukubabaza cyane kabisa. Ibyo bintu urabizi ko nawe bibaho, umuntu mwakundanye cyane cyangwa se umwigeze kuba inshuti cyane ari wo muntu w'umwanzi wawe? Tubwire sister Nkundabiga. Yego, niwe uguhemukira kuko niwe ukuzi wese. Niwe uguhemukira kuko niwe uba ukuzi wese. Cesar, nawe niko ibyo bintu kuko bibaho? Nawe urabizi ko bibaho? Tubwire. Nabona useka kabisa, uramwenyura, umeze neza, uravibra kabisa, uri tayari. Tubwire. Ari ijambo mushiki wanjye avuze neza, numva ndarikunze. Aravuze ngo umuntu ugukunda impamvu aguhemukira nuko abakuzi. Nibyo koko, umuntu ukuzi uguhora hafi cyangwa se uzi amabanga yawe y'imbere, kuguhemukira biba byoroshye kuko abazi intege zawe nkeya, ikindi nanone abazi naho intege zawe ziri. Ni ukuvuga ngo abazi aho yaguhera. Rero kuguhemukira rero ntabwo ari igitangaza, ni ibintu byoroshye cyane. Arakoze cyane Cesar, aravuze ngo umuntu mwabanye cyangwa se umuntu mwabaye inshuti cyane abazi aho intege zawe nkeya ziri kabisa, ku buryo yamenya naho aguhera gusenya cyangwa se aba umwanzi wawe wa mbere ukomeye. Kubera iki umuntu mwabaye inshuti ubundi ari wo muntu usanga ari we ubaye umwanzi wawe wa mbere mu buzima bwawe? Biterwa n'iki? Tubwire Cesar. Inshuro nyinshi usanga ari ukutamenya agaciro k'inshuti, cyangwa se abantu bakabana batazi, badafite intego. Kuko iyo mwamenye intego muyihurizaho, ariko iyo muranihangana by the way. Rero inshuti impamvu usanga zemukirana gutyo, haba harimo uburyarya. Ushize nibwo ngira ngo twigeze gukora, ngira ngo n'abadukurikiye barakibonye, ikiganiro cyo kumenya ngo ese ngo ikintu uburyarya, ukuri n'uburyarya, ngira ngo nuko nguko. Rero burya hari igihe abantu baba inshuti ariko nta kuri bafite kubwo bushuti, kuko ubushuti bufite icyo buba bugamije. Rero iyo baryaryana n'ahandi uzasanga rimwe na rimwe mutamenya icyo mugamije, ugasanga havuyemo nuko kwangana n'ubwo bugome n'ibiki, kuko nyine ntabwo buba ari ubushuti ubwo ngubwo, bari imvange. Urakoze cyane Cesar. Numva ngo harimo uburyarya kuba wenda hagati yawe n'umundi muntu haba harimo uburyarya, kuko ibyo bintu nibyo. Birashoboka se ko umuntu ushaka gukundana n'umuntu nabwo harimo uburyarya, ariyo mpamvu yatera ibyo bintu byose? Birashoboka cyane. Indyarya nazo zuzuye hano hanze. Ya umuntu akajya akakubeshya kabisa, akakubeshya neza nawe ukamwimariramo, ukamubwira amabanga yawe, ukamubwira ibintu byose. Finally uwo muntu ni ukubabaza mu buzima.
tugomba kumenya si inshuti koko dufitiye intego njyewe nawe dufitiye intego ubundi inshuti itagufitiye akamaro ubundi aha ariko ngewe nubwo wenda muri kuvuga ibyo byose ariko ntago nari nabyumva neza kuko ndashaka kumenya urumva ibyo bintu byose turi kuvuga n'ubundi harimo kubonekamo uburyarya hakabonekamo ibiki byose inshuti itari nziza ariko ngende kureba noneho hagati y'abantu babiri babaye inshuti urumva abantu babiri babaye inshuti kamemo niho aho ngaho niho noneho ndi kureba nkaza none kureba impamvu runaka kuko urumva n'ubundi ahatari ubushuti n'ubundi nkuko mwakomeje kubivuga ndumva ko ntago byajya kugera aho ngaho kwangana cyane ariko none kuvuga ba bantu bigeze kuba inshuti cyane magara umva nkubwire reba ushobora kuba ufite inshuti urabona uko turi babiri njye na Cecile urumva amahirwe yacu ntago ari amwe urumva ugasanga Cecile agira amahirwe njye singire amahirwe noneho biriya bikaba byantera iki umutima mubi n'ishyari bikaba byatuma ko namugirira nabi noneho bwa bushuti hakaba harimo iki uburyarya none se birashoboka Madina yagira nabi reka mubwire oya Madina kuko niba umuntu ari inshuti yawe kuko biri seriye by'ukuri uwo muntu urumva wamugira nabi tubwire uwo muntu wamugira nabi oya ntabwo namugirira nabi gusa ariko nkuko wabivuze nk'iyo topic impamvu nawe wayitoranyijemo nuko uzi ko bibaho nakubwiraga impamvu zimwe na zimwe zatuma bibaho abantu bakaba banzi yabivuzeho ubushuti butagira intego sibyo budafite urakoze cyane kabisa ahubwo ako kantu reka uhuye n'abantu uko uhuye n'umuntu siko mugirana intego urumva kuko igira inshuti bitewe n'ahantu reka ngaruke ku mateka ya kera ntekereza yuko ubundi inshuti nyanshuti kugira ngo umuntu abe inshuti nyanshuti nuko umuntu aba afite intego kuri uwo muntu n'ubushuti bufitanye noneho rero nyuma y'ubwo bushuti urumva havuka hari ikibazo byanze bikunze kivuka kuri uwo muntu se urarebe se koko bya bintu narebye nibyo cyangwa naribeshye sibyo ya nshuti nyine uvuga ngo uba inshuti y'umuntu ufite intego runaka ushobora kugira inshuti nka Tony twagera hagati nkavuga uriya mutipe wapi nareba ibikorwa bye nareba ibitekerezo byiwe nkabona wapi ntabwo byavamo icyo gihe ntabwo nzakubezana na Tony nta kintu amariye nta kintu azangezaho sibyo nta kintu azangezaho icyo gihe ubwo bushuti bwanjye nawe nyine ntabwo bizajya in deep tuzajya tuvugana mubwire ibyanjye mugisha inama oya tuzaba inshuti zisanzwe ariko ntabwo ari ya nshuti nyine uri kuvuga hanyuma se ibyo ndabyumvise ariko noneho wenda nyuma yo kuvuga ngo twabaye inshuti ariko noneho turatandukanye kubera ibi bintu n'ibi ngibi wenda runaka tutari kumvikanaho cyangwa se bitarimo guhura hanyuma kubera iki noneho umuntu yahita ahinduka umwanzi wawe wa cyane hamwe utifuza no guhura n'umuntu cyangwa utifuza no kubona n'umuntu njye navuze yuko ari agaciro uhaye umuntu mu by'ukuri umwanzi ugutera nyine akaguhamya ni wa wundi wo mu nzu sibyo nimvuga wo mu nzu ni wa muntu mu by'ukuri uri mu mutima wawe ufite ikibanza niko natangiye mvuga wa muntu ufite agaciro mu buzima bwawe niwe ushobora no gukora n'ikintu ukakibona nk'icy'agaciro sibyo ijambo ryose avuze mu by'ukuri umuntu ugukunda cyangwa se nawe ukunda iyo akubwiye akantu nubwo kataba ari kanini cyane wowe ugahereza uburemere bukomeye kuko uyu muntu afite umwanya munini mu mutima wawe niwe utangira kuvuga ngo kabisa uyu muntu koko ibyanjye birangira ahangaha ikindi ngewe numva gishobora kubitera hamwe ushobora kuvuga ngo hari igihe ubana n'umuntu mu by'ukuri urumva hari muri biranyo yigeze kuvuga ngo hari umuntu wigeze umusore wigeze kundana n'umukobwa wa Dawidi ariko nyine ngo uwo mukobwa amutera inda ariko bibiri navuga ngo aho yageze amukunda niho sinzi ngo nkuru ntabwo nyibuka neza niyo ngo niho yageze ngo amwanga bivuze ngo iki ari igihe ukundana n'umuntu ukamwizera cyane ariko hari n'ibintu agukorera ugahita ukuraho kopi ni ukuvuga ngo uba waramwihanganiye bikagera igihe kwihangana uzarebe nicyo kintu yavugaga umubyeyi n'umwana sibyo uko umuntu wo hanze yababaza mama wawe nuko wowe wamubabaza biratandukanye niyo mpamvu mvuga ngo agaciro uwo mubyeyi aguhereza icyo mbona ahangaha nuko igihe wafashe ukunda uriya muntu cyane umwimariramo ngira ngo hari nicyo gishobora kuba cyakubabaza cyane bigatuma noneho uriya muntu wavamo umwanzi we ukomeye sinzi wenda ni ukuba waramumenyeho byinshi cyane
birenze ubusabane ukaba wumva ko wenda nta handi hantu bizasubira kubera bitewe wenda nuko n'igihe wenda nuko wenda mutandukanye hari ibintu runaka mutarimo kubyumvikanaho simbizi bana mudukurikiye kabisa ndabasaba kugira ngo ibi bintu tuba tuvuga ni ibintu bibaho kandi bisanzwe bibaho muri rusange bo rero tuba twicanga kugira ngo tubagire inama cyangwa se dushyire ibintu hanze hagaragara kabisa tubiganireho bivugwe kandi tubishakire n'igisubizo ngana igihe umuntu akubera inshuti ari ikintu agushakaho sibyo iyo atakibonye rero uwo n'ubundi ntabwo mubara mu nshuti kuko uwo nguwo ni indyarya abaje hari ikindi kintu yishakira wenda tugana no ku musozo kugira ngo tugire abantu inama ndagusaba wowe utarakora subscribe wowe utaratera comment aho ngaho kugira ngo utere comment aho ngaho ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku wundi kandi ibitekerezo byanyu turabikeneye kabisa tugana ku musozo tubagira inama ubundi inshuti umuntu mwigeze gukundana ubundi nyuma yo gutandukana ubundi ndumva ko byari byo byose nkuko twakomeje kubiganiraho ntago byakagombye kuba intandaro yo kuba umwanzi w'umuntu ubundi ntekeza ko mwakagombye gukomeza mukaba inshuti nubwo mwamutera inshuti cyane ariko byibuze mukakomeza mukaba inshuti tugira inama abantu kabisa abantu bafata inama hanga kuri 4G team kabisa tubagira inama ziri sere kandi nziza Cesar niye nama wagira umuntu dukurikiye wigeze gukora ibyo bintu cyangwa se byigeze kubaho wigeze kwangwa cyangwa se wigeze kwanga niye nama wamugira ikintu namugira ntabwo mvuga amagambo menshi ndavuga nk'amagambo atatu ikintu cya mbere ijambo rimwe nakubwira ufate ibintu bibi n'ibyiza ubibalansinge hanyuma ibyiza ubihe agaciro karenze iby'ikibi ibyo bizatuma wa muntu w'inshuti yawe mutababanza ikindi cya kabiri mwebwe mbere y'uko ubana n'umuntu mubanze mumenye intego n'icyabahuje ubwanyu kizaburiyanta habeho kuko ntabwo wabana n'abantu ngo nizibana zikomana n'amahembe ntabwo wabana n'abantu mudapfubirana ariko ugomba kugira umutima wo kuvuga ngo ariko icyaduhuje ni iki kandi nibyo ngibyo numva nabagira inama mumenye icyo iyo bavuze ngo ubushuti ngo bubagara sinzi ukuntu abanyarwanda bivuga ngo bubagara akarenge ahari ngo akarenge kabagara ubushuti ifuni y'ubushuti ni akarenge urabibona neza arakoze cyane avuze akantu keza Cesar aravuga ngo niba warabanye n'umuntu gerageza igihe wenda mutandukanye ushyire ku munzani upime noneho nupima ibyiza uba ari byo ubundi nibyo wakagombye kuzamara kuko ikosa ryabayeho ntekeza ko wenda ryaba rimwe cyangwa se abiri ariko igihe mwabanye neza nicyo kinini cyane avuze akantu keza ndumva ariko rero namwe mwakagombye kubikora hanyuma Madina kira abantu inama bameze gutyo tugira inama ibyo kintu nababwira cya mbere cyo iyo ugize inshuti yawe ntabwo uba umuzi ariko uko mugenda mubana umenya uko ameze noneho iyo ubonye uko ateye wowe utabishobora ikintu ngiye numva wakora ntabwo wamwanga ahubwo ikintu wakora wagabanya ubushuti mu bwenge utamubwiye nabi urumva umva neza mugakomeza mukavugana bisanzwe ariko ubushuti ukagira ukuntu bugabanya kwa kundi muvugana ukagira limite y'ibyo muvugana urumva ukamenya ibyo umubwira n'ibyo utagomba kumubwira nimba mubonana kenshi se muhuriye mu bintu mugahura muri gahunda z'ikintu mugiye gukora c'est fini ntagire ikindi kintu wongeraho ariko ntumwange ukagabanya ubushuti gusa ariko mutima ugakomeza ukamukunda ukagabanya ko nyine mwajya mubonana bigatuma gukomereka cyangwa bikaba byatuma umwanga arakoze cyane Madina aravuze ngo gabanya ubushuti wari ufitanye nawe hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza shokoje ufite imisatsi myiza kabisa umeze fresh gira abantu inama badukurikiye kuri iki kintu cyo kugira urwango rukomeye cyane nyuma yo kuba inshuti y'umuntu cyangwa se nyuma yo gukundana n'umuntu nanjye ntabwo njya kureba ibyo Cesar yavuze ndabagira inama nyine abantu baba barakoze barashwanye mbese bakaba banzi nakubwira ngo umwanya igihe mwamaranye birababaje ko wari umaranye n'umuntu nk'amezi 7 umwaka ariko umwe aho anyuze ukumva yo wahanyuze ibuye birakasamwe birakatsindwa n'Imana birakawati komeza bagira inama yego nakubwira ngiye inama ya mbere
ibuka wa mwanya mwagiranye cyagiye mwabaga muri inshuti. Ikindi ngiye kwa ko ndi umukristo nakubwira ngo mbere yo kugira inshuti banza ubaze Imana se iriya nshuti ngiye kugira ni umumaro, iriya bundi niyo yanjye cyangwa si yo yanjye. Yego ni uko mbyumva. arakoze cyane nkunda biga ati biragasamwa kuba wagira inshuti nk'iyo ngiyo. Ariko wenda ikiganiro cyacu tugisoza muntu dukurikiye nongera kukubwira ngo utarakora subscribe akora subscribe aho ngaho iruhande rwa subscribe hari akantu k'akazogera kabisa ukirikeho hirya gato y'ubundi biganiro byacu ko kikubise kuri YouTube uzajya uhita ukibona. Twe ntago turabahombye ahubwo turabungutse mu rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali mu ntara ndetse no hanze y'igihugu mu mahanga ahantu hose hatandukanye. Turabashimiye cyane kandi turabasezeye mugire ibihe byiza nawe utaha. Bye bye.